Nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi rero turavuga ku buryo umwarimu akwiye kubaho no kwitwara kugira ngo akore akazi ke neza ndetse abanyeshuri bige neza babikunze kandi babashe gutsinda. Ese waba warigeze wibaza impamvu hari umwarimu abanyeshuri bakunda cyane, yakwinjira mu ishuri ugasanga abana bashishikajwe no kwiga, barakurikiye, barabaza ibibazo, bamwishimiye cyane ndetse ntibifuze ko anasohoka. Hanyuma hakaba n'undi mwarimu winjira mu ishuri, ugasanga abana ntibamwishimiye, barimo barasakuza, ntibakurikiye, muri make batishimiye uko bari kwigana. Donc wibaza impamvu abanyeshuri bishimira umwarimu umwe bakamukunda, undi bakamwanga ntibifuze ko yinjira mu ishuri. Yes, uyu munsi rero turasesengura impamvu nyamukuru ituma ibi byose bibaho. Rero hari ibintu bitandukanye bikwiye kuranga umwarimu mwiza akwiye kugira. Icya mbere ni imibereho y'umubiri cyangwa se n'ubuzima. Umwarimu rero mwiza akwiye kugira ubuzima bwiza, ni ukuvuga akwiye kurya neza, agakora imyitozo ngororamubiri, hanyuma kandi akanakora imyitozo ijyanye n'amasomo yigisha, kandi akaryama neza. Kuryama neza mvuga ni ukuryama akaruhuka, kuko iyo yaryamye akaruhuka bimufasha gukora akazi ke adafite umunaniro, cyangwa se ni naho abasha gutekereza neza. Hanyuma hari imibereho nanone kandi akwiye kugira mu bijyanye n'ubwenge ndetse n'umutima. Ni ukuvuga muri iyi mibereho y'ubwenge n'umutima, umwarimu agomba kuba afite ubumenyi buhagije kugira ngo abashe gukora akazi ke neza, cyangwa se agomba guhora akora ubushakashatsi, muri make ahora yiyungura ubwenge, agomba guhora yiga kugira ngo agire ubumenyi buhagije, bityo uko agenda yiga amasomo mashya agenda arushaho gutyaza ubwenge, noneho bikamufasha nawe kubutanga ku banyeshuri adategwa cyangwa se akigisha ibyo azi neza. Uyu mwarimu kandi nanone agomba kuba afite umutima mwiza, afite umutima wihangana, azi kumva abanyeshuri, akabatega amatwi, akabasha kumva ibibazo byabo, ndetse n'aho biri ngombwa akabagira inama. Uyu mwarimu rero abanyeshuri biyumvamo, bumva ko bagisha inama, nta gushidikanya n'iyo ageze mu ishuri abana baba bamukunze, usanga bakurikiye. Hanyuma ikindi, uyu mwarimu rero, umwarimu mwiza agomba kugira n'imico myiza ndetse n'imibanire hagati ye n'abandi. Ni ukuvuga uyu mwarimu agomba kuba umunyakuri, icyo ni icya mbere. Agomba kuba ari umuntu ugira ukuri, agomba kuba yubaha abandi. Nimvuga abandi, harimo kubaha abandi barimo bagenzi be, akubaha abayobozi, ndetse akubaha n'abanyeshuri yigisha. Agomba kuba kandi ashobora gukorana n'abandi. Ubwo ndavuga agomba kubasha gukorana n'abandi bantu, abarimu cyangwa se abandi banyeshuri, mu kubaka umuco mwiza w'ishuri, cyangwa se mu gushyiraho imico myiza mu ishuri. Agomba kuba abasha gukorana n'abandi kugira ngo bafatanyirize hamwe gushaka icyateza ishuri imbere. Hanyuma hari ikindi rero nanone agomba kuba afite, imibereho y'akazi n'umurava. Aho turaza kuzamo tubisobanure neza. Mu mibereho y'akazi n'umurava agomba kuba afite gahunda. Mu ncamake, mwarimu mwiza agira gahunda kandi agategura amasomo ye mbere y'uko ayigisha. Urumva niba mwarimu agiye kwigisha, byiza kuruta ibindi iyo yabanje gutegura kare, akagira gahunda kugira ngo aze kubasha kwigisha afite confidence, kuko aba yateguye neza ibyo ari buze kwigisha. Rero iyo yabanje gutegura isomo mbere, bituma asobanura neza, bikamworohera, kuko n'imfashanyigisho aba yabashije kuzitegura mbere hakiri kare. Hanyuma rero ikindi kintu nanone agomba kuba yujuje uyu mwarimu mwiza, agomba kuba ashishikajwe n'akazi, cyangwa se kuko iyo tuvuze ngo ashishikajwe n'akazi, agomba gukora cyane adakorera ku jisho. Urumva, agomba kuba akunze akazi, agakora cyane, ntakore kubera ko hari umuhagaze hejuru, ntakore kubera ko bari buze kumusura uwo munsi, ahubwo agakora neza, ari ibintu bimurimo, akabikora bikunze. Ibyo rero iyo atihunze inshingano, agakora neza bikunze, byanze bikunze, uwo mwarimu agira umusaruro. Hanyuma
ntitwirengagize ko hari n'imibereho agomba kugira mu buryo bw'umutungo. Aha ngaha icyo bivuze ni iki? Mwarimu agomba kudahungabanywa n'ubukene. Agomba kuba adafite ubukene bukabije bwamutera ikibazo ku buryo biribuze kumwafekita n'igihe yagiye mu kazi. Rero icyo mfasha kuvuga aha ngaha, ntabwo mwarimu yaza kuza kwigisha yaburaye, ntabwo mwarimu yaza kuza kwigisha yasize mu rugo atonganye n'umugore bapfuye ko nta sukari yabonetse yo gushyira mu gikoma. Icyo gihe iyo azanye uwo mwuka mu kazi cyangwa se yaba ari kwigisha akibuka ibitameze neza mu rugo kandi mu kanya ari buze kujya muri pause akibuka ko ntacyo ari buhasange, icyo gihe ntabwo akazi ke rwose agakora neza. Hanyuma ahangaha icyo bivuze, ntabwo bivuze ko mwarimu agomba kuba umukire cyane, ariko nanone agomba kugira imibereho myiza idatuma agira stress mu kazi. Yes. Hanyuma ikindi nanone rero, agomba nanone mwarimu kugira umwuka mwiza mu rugo iwe cyangwa se hagati ye nabo babana. Ibyo rero bituma atavana umushiha mu rugo ngaza biture ku banyeshuri, kuko hari benshi bajya babigira ugasanga ku kazi ahorana umwaga kandi bifite inkomoko mu rugo cyangwa se mu muryango yaturutsemo. Rero biba byiza iyo afite umwuka mwiza mu rugo, bituma no ku kazi agerayo ntazana umushiha avanye mu rugo ngo aze kuwutura abanyeshuri cyangwa se abandi bantu bakorana, bityo bigatuma aba umwarimu mwiza. Rero ndimo nsa n'ugana ku musozo w'ikiganiro. Umwarimu mwiza ntabwo ari uwigisha gusa cyangwa se ntabwo ari uwigisha amasomo gusa, ahubwo ni umuntu wiyitaho cyangwa se wita ku mibereho ye. Agomba kuba kandi afite ubuzima bwiza nk'uko nabivuze haruguru. Agomba kuba yiyubaha kandi akubaha n'abandi, ndetse akihatira gukora akazi ke neza nk'uko bikwiye. Nawe se niko ubibona? Ese waba wifuza kuba umwarimu mwiza? Niba hari igitekerezo ufite uratwandikira muri komenti, nta kibazo rwose, urabukoze. Niba rero wumva iyi video igufashije, wadukorera subscribe cyangwa se ugashyiraho like, byaba byiza kurushaho ukaba wayisangiza n'abandi kugira ngo nabo bumve neza ibijyanye n'uko umwarimu mwiza agomba kuba yitwaye. Ngira ngo nabashimira rero, murakoze. Naho ubutaha. Njye nari Alphonse Ndagijimana, umunywanyi wanyu wa none ndetse n'uwiteka ryose.